maze ijwi ry'Imana rinsanga ngira pasiteri mu ijambo ry'Imana riraza aho nari ndyamye ijwi riruruka rirambwira ngo shanjoma ndavuga nese mo kabyara mwe shanjoma agafaransa nari narize ni agafaransa gake numvaga byanze bikunze shanjoma nyine ari ibintu bihindutse harashize imyaka itatu tubana na madamu ariko hagati aho baraje kumupima inyanza bamaze kumupima basanga ngo ibintu bisobanutse birangije bafata amaraso bayajyana mu kigo cyitwa Tarake i Kigali ngo ni ikigo ntago nkizi neza ariko ngo ni ikigo gikuri ibigo byose kubyerekeranye na sida noneho igisubizo aho kugira ngo kize mbere kirabura barongera bamufata andi maraso inshuro kabiri twabwirwaga na muganga dukurikiranaga barangije kumufata amaraso basanga ni negatifu barangije ngo bavuze induru bati umuntu ko yari afite virusi ibintu bigenze gute umuganga umwe arababwiye ati ariko pastor yari yarabitubwiye ko azasenga bati nimuceceke byaro urampumuriza abuza ababyeyi urampumuriza yewe Yesu wanjye agukunda iteka ntacyo kunkuraho n'indi nshuti nabonye uretse wowe Yesu yaba mu rubyaro cyangwa se mu muryango amafaranga. Oh haleluya Yesu Mana tuje imbere yawe tuje kuvuga imirimo yawe ukora Reka twongere tubasuhuze mwebwe inshuti zacu inshuti za gusengerwa tubifurije amahoro n'imigisha bituruka ku Mana data wa twese ari nayo mugenga wacu twese tubahaye ikaze rero ni ngenda cyayisenga Damascene ubahaye ikaze nkuko bisanzwe rero uyu munsi tubafitiye ibyiza byinshi kandi bitandukanye uyu munsi muraza kwishima uyu munsi muraza kunyurwa uyu munsi muraza kugubwa neza kuko gusengerwa duhora tubifuriza yuko muzajya mwumva byinshi kandi bitandukanye uyu munsi munumva iby'amatwi yatigeze yumva ariko kandi murareba n'iby'amaso yanyu atigeze areba nayo mpamvu uyu munsi twakoze urugendo rutari rutoya kuva aho studio za gusengerwa zikorera twerekeza mu majyepfo ahari umuryango umwe w'abakozi b'Imana twasuye turi mu rugo rw'abakozi b'Imana reka mpere hariya hirya kuri uriya mugabo cyangwa se uriya mutware w'uru rugo abanze atwibwire muraho neza muraho neza mwakwibwira abateze amatwi gusengerwa nitwa Mpagaze Feredina ndakijijwe ndi umugabo mukuru ufite abana n'umufasha ari wowe turi kumwe kandi Yesu yatugiriye neza turamushima kuko dukora ibitangaza bikomeye icyubaro gikomeze kuba icy'Imana urakoze cyane ndi kumwe n'umubyeyi hano mama nawe mwatwibwira Amina muraho neza twongeye kubasuhuza kandi turabanezerewe kubana namwe icyubahiro cy'Imana amazina nitwa Niyonsaba Speciosa ndi umumama wo muri uru rugo nige mufasha w'uyu mugabo turi kumwe rero turashima Imana yatugiriye ubuntu ikadukiza icyubahiro cy'icyayo murumva rero ko turi kumwe n'ababyeyi kandi ababyeyi bacu tunatu bwacu dukunda tubahaye ikaze rero muri studio za gusengerwa ubundi abantu bumva Feredina ni muntu ki murakoze cyane Feredina ni umugabo wakijijwe aruhijwe cyane kuko nakijijwe narabanje kunyura mu bintu byinshi
nabanje kuba umuntu w'umunywi w'inzoga, mba umuntu nanyweye urumogi, nanyweye itabi ritandukanye, nabaye mu muryango w'abapfumu, mbyirukira kuri data wari umupfumu, igihe kiza kugera nza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngira ngo nakijwe muri 91 mu kwezi kwa 8 niho nakiriye Yesu, mbyarwa ubwa kabiri mpinduka umwana w'Imana. Kuva rero icyo gihe cyose nabonye uburyohe muri Yesu, kandi hari imirimo imwe n'imwe ibitangaza Imana yankoreye, ari nayo ngira ngo tuze kuganira mu kanya. Imana ibahe umugisha. Ferdinand, ugize uti jewe Ferdinand navukiye mu muryango udakijijwe, umuryango w'abapfumu, bivuze ko nawe kuraguza, kubandwa no guterekera Ferdinand urabizi? Cyane rwose ndabizi, kuko nari umuhungu w'umuhererezi, kandi abakobwa nibo bari bandi imbere, kuko bakuru banjye cyangwa abashiki banjye nibo bari abakobwa, ariko ragiye muhungu jyenyine mu muryango kwa data. Noneho by'umwihariko mba umuhererezi, byumvikana urumva nari akana kaje gakunzwe k'agahungu. Data yari umuntu w'umukuru ugeze mu myaka muri za 60, rero yaraguzaga inzuzi, hari imbehe baraguriragaho. Ubwo rero kenshi na kenshi byari ngombwa kugira ngo ajye guterera umwana w'utuyuzi, arebe imibereho izaza uko bizaba bimeze nyine mu muco w'abapfumu. Byarakozwe rero kenshi, yewe bigera n'igihe nanjye bajyaga baragura, ndetse ntangira no kubimenya, banateganya mu by'ukuri ko ari gihe uzasigara ku gicumbi cyangwa ku muco wa data. Ariko ndashima Yesu, kuko mu by'ukuri ibyo byose ndabizi, narabanzwe, imandwa zisubizaho, baranterekereye, ibyo byose ndabizi, ariko Yesu yangiriye neza. Uyu munsi wa none mvuga Yesu, kandi rwose Yesu yankoreye igitangaza, izina rye rihabwa icyubahiro. Ferdinand, utari wava aho ngaho, bajya bavuga ko habaho kubandwa, guterekera, kuraguza inzuzi, kuraguza urugimbu, cyangwa se no kuraguza umutwe. Ferdinand, ibyo byose urabizi? Ibyo nasanze mu muryango wacu, nasanze guterekera, baterekera, babagiraga imandwa, icyo ndabizi. Kubandwa, imandwa uko zabandwaga ndabizi, ku imandwa zasubizagaho ndazizi, ndetse n'ukuntu baraguraga. Ni mu buryo bubiri, kuko buriya abapfumu bararutana. Iwacu baraguzaga inzuzi, ariko mu gihe cyo kubandwa no gutereka intango cyangwa se mu guterekera, baraguzaga ikintu cyitwa urugimbu. Ibyo nabyo ndabizi, nabinyuzemo, ariko Yesu yarabinkijije. Uyu munsi rero mwebwe mwese mukurikiranye gusengerwa, ngira ngo mwumva ko Ferdinand afite byinshi. Turimo turabategurira ikiganiro mu minsi iri imbere kivuga imandwa no guterekera. Tuzahamagara Ferdinand azakidufashamo, kuko abifiteho ubumenyi bumwe na bumwe. Ferdinand, utero Imana yaje kungirira neza muri 91 ndakizwa, nakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanjye. Aho hose Yesu agukurayo. Ubundi ujya gukizwa byagenze gute? Njya gukizwa nasengeraga, ndi umwangirikani, nsengera mu itorero ry'abangirikani mu Rwanda, itorero ry'u Rwanda ry'abangirikani, ariko nabaga mu idini ntakijijwe. Umunsi umwe rero nza kujya gusenga, ubutumwa bwiza buravugwa, natura ibyaha byanjye, ndangije gukizwa, Imana ingirira neza, ntangira gukora umurimo w'Imana. Ubwo rero kuva nakizwa muri 91 nakoze umurimo w'Imana hagati ya 91 kugeza 94, aribwo twahuye n'amahano ya jenoside yakorewe Abatutsi, tuva mu gihugu turahunga. Ari naho hantu nshaka kugira ngo nze kubabwira ibitangaza Imana yadukoreye tumaze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze. Ferdinand, ntabwo turi butinde, abateze amatwi gusengerwa bafite amatsiko yo kumenya ibyo bitangaza Imana yagukoreye. Tuguhaye umwanya, ngaho utangira noneho uduhamya bwawe uko byakugendekeye. Murakoze cyane, ndagenda ndasa ku ntego. Jenoside yakorewe Abatutsi muri 94, nari mbyaye abana 3. Muri 92, kuko muri 91 niho nakijijwe, nari mfite abana 3, 92 tubyara undi mwana, baba abana 4. Noneho igihe kigeze rero, jenoside iraba, imaze kuba turahunga n'umufasha wanjye mu bintu bitoroshye cyane, kuko byari bikomeye. Madamu wanjye yari umwe mu bahigwaga, ariko ntabwo nari umwe mu bahigwa, birumvikana icyo bishatse gusobanura.
ubwo rero twarahunze tugenda inzira yose dukomeza tujya muri Kongo. Tugeze muri Kongo dufite abana 4 tubyarayo undi mwana umwe baba 5. Igihe rero kiza kugera mu gihe cy'inkambi leta y'u Rwanda yazaga gucyura impunzi, tuza kujya mu mashyamba, tuza kugira rero ibyago, abana barapfa, dupfusha abana 4. Tumaze gupfusha abana 4 twagarukanye umwana umwe w'imfura, turaza tugeze mu gihugu cy'u Rwanda, tubamo baratwakira, tumererwa neza, dutangira ivugabutumwa ryiza rikomeye, dushinga ibyuma by'amasengesho muri paruwasi Hanika, dukora umurimo w'Imana. Umunsi umwe turimo dusenga, Imana irambwira ngo abana bawe ndabagusubije. Byari byishimo, urumva ko nari narabaye umuntu udafite abana, nari narabaye inshike, ariko Imana irampumuriza yo kabyara, irambwira ngo abana bangira bansubije. Byabaye ngombwa rero madamu ko asama inda, abyara umwana w'umukobwa, tumwita Hashimwe Imana Girugari. Turongera kuko Imana ariyo yabivuze, arongera asama n'inda, abyara umwana w'umuhungu, tumwita Niringiyimana Beteri. Turongera ku nshuro ya 3 asama indi nda, abyara umwana w'umuhungu, tumwita Isezerano Dawidi, kuko isezerano ryari rigiye gusohora. Ku nshuro rero ya 4, kuko Imana yaratubwiye ko abana bacu zabadusubiza, twahuye n'urugamba rutoroshye cyane. Ndibuka umunsi umwe amaze amezi 5 atwite, kuko isezerano ryari risohoye, abana bacu 4 Imana yavuze twari twabuze igiye kubaduha, duhura n'urugamba rukomeye. Ndibuka umunsi umwe nagiye mwiyerekwa, ngiye kubona mbona inshira nini cyane igoboka mu ruhande rw'irembo naho nari ntuye, ngenda nyitera amabuye ariko mu buryo bw'umwuka, birangije irakata mu marembo, irangije yinjira mu cyumba. Ubwo narakangutse mbwira madamu, ndambwa nti rero twajyaga turwana n'abadayimoni, ariko noneho shitani yihagurukiye. Ubwo ntibyaciriye aho, madamu nawe mu minsi mike agiye kubona abona igitero cy'abadayimoni kije mu buryo bw'iyerekwa, kiravuga ngo harya ngo murabeshya ngo isezerano rigiye gusohora, ngo nzarebana namwe. Nawe yaraza arabimbwira, turabyakira, dufata urugamba, turasenga. Tumaze gusenga, hashize iminsi ajya kwa muganga kwipimisha. Kuri iyo nda ya nyuma y'isezerano rigiye gusohora, inda ya 4, kuko Imana yaratubwiye ko abana bacu ibadusubije. Agiye kwa muganga rero baramupima, bamaze kumupima basanga afite virusi itera sida. Cyari ikintu kitoroshye, ngira ngo nari nagiye kuvuga ubutumwa ahantu, turaza turahura, avuyeyo arantekereza ibyamubayeho. Amaze kuntekereza ibyamubayeho, ndumirwa, numva birantangaje, ndamaze si yo sida yavuye he. Urumva ko cyari ikibazo mu by'ukuri kigiye kuba hagati yacu nge nawe, ariko nkakeka ko ari bwa buryo bumwe nigeze kubona mwiyerekwa shitani yahagurukije kugira ngo asenye urugo rwacu. Bwarakeye mu gitondo tujyana kwa muganga, barampima, bamaze kumpima nawe baramupima, basanga afite virusi itera sida, nge nta sida mfite. Ubwo byari Nyanza, tuva Nyanza tujya i Butare. Nyuma yaho ndambwira rero tujya i Butare turebe, birashoboka wenda hano ko bitaba bigenze neza, ariko tujya i Butare turebe. Turagenda tujya i Butare, tugiye i Butare basanga afite virusi itera sida, basanga nta sida mfite. Ndavuga ni karabaye, ndavuga nti imvura muheto imeze ite. Noneho ariko nibuka yuko duhungutse tuvuye muri Kongo yigeze kurwara, bamutera inshinge ziranogoka, zizamwe ibintu b'ibinogo, ku buryo aho hantu yahivuje cyane. Ndavuga nti ishobora kuba ari yaturutse. Naba madamu wanjye ko muzi, nanjye nkaba nizi, ntabwo byumvikana. Turongera tujya handi kuri universite, tuhagiye dusanga bamusanga afite virusi itera sida, basanga nta sida mfite. Basi ndavuga nti ni sida nta kundi. Madamu ndaza turaganira, tumaze kuganira ndavuga nti rero madamu wanjye humura, kandi rwose Imana yacu dukorera, Imana yacu twamenye, Imana yacu yadukuye mu mahanga ikatuzana muri iki gihugu, Imana yacu yaduhaye amasezerano. Uyu munsi wa none iyi nda utwite ikaba ari ya 4, amasezerano agiye gusohora, nta mpamvu n'imwe shatani atabirwanya. Humura, dufite Imana ishobora byose. Iyo sida niba ari na sida izakira mu izina rya Yesu.
birumvikana aho kari ku wundi karahandurika nubwo wenda nabivugaho gutyo uko yabyakiraga byagaragaraga nyine nk'umuntu ubyakiriye ariko mu by'ukuri afite ikibazo ariko ngumya kumukomeza. Biba ngombwa rero mu by'ukuri ibyangombwa byose by'umubyeyi utwite birakorwa, arakomeza aripimisha, inda iza kugera igihe iravuka, bakora kwa muganga bamukorera bya bindi bakorera ababyeyi barwaye sida kugira ngo baramire umwana atandura virusi itera sida. Ndibuka umunsi umwe muganga wadukurikiranaga ni umuganga w'i Nyanza yaraduha imibonano mpuzabitsina dukoresheje puridanse cyangwa se tugakora imibonano mpuzabitsina tukayireka. Wahitamo icyo tugiye gukora, tugasenga tukayikora se cyangwa dufite puridanse cyangwa se tukayihorera. Ibintu ni bitatu byumvikana. Ni ikibazo mu by'ukuri we cyari kimukomereye, nubwo ibyo njye nabivugaga ariko yari afite ikibazo mu by'ukuri kimukomereye cyane, kuko naritwararikaga cyane kugira ngo mu by'ukuri ntamukomeretse. Nuko rero birangije dufata ingamba yo gusenga. Tumaze gufata ingamba yo gusenga, ubwo neza turaparika ibintu by'imibonano mpuzabitsina. Igihe cyarageze rero arabyara, amaze kubyara umwana aravuka, umwaka wa mbere urashira, uwa kabiri urashira, uwa gatatu urashira. Ariko aho nsubiye inyuma gato yari yaragiye muri ya makoperative y'abantu barwaye sida. Igihe kimwe rero nibwo baje kongera baramupima, maze kumupima baramubwira bati rero turabona ibintu bya bidasobanutse. Nuko umunsi umwe rero barampamagara, muganga arampamagara, maze kumpamagara ambaza ngo kugeza uyu munsi none ntabwo ukora imibonano mpuzabitsina n'umudamu wawe, ese ubwo urabona uru rugo rutazasenyuka? Ndangije nabwo rero twahisemo Imana, niyo turimo dukorera, kandi Imana yacu izadukiza, icyo turakiringiye. Umunsi umwe rero Imana yo kabyara, nari nagiye kuvuga ubutumwa ahantu hitwa Bugesera, nari ndi kumwe n'umugabo witwa Samuel Ngirabega, maze ijwi ry'Imana rinsanga. Ngirabega pasiteri, ijambo ry'Imana riraza aho nari ndyamye, ijwi riruruka rirambwira ngo shanjoma. Ndavuga nese mo kabyara mwe shanjoma, agafaransa nari narize ni agafaransa gake, numvaga byanze bikunze shanjoma nyine ari ibintu bihindutse. Harashize imyaka itatu tubana na madamu, ariko hagati aho baraje kumupima i Nyanza. Bamaze kumupima basanga ngo ibintu ntibisobanutse. Birangije bafata amaraso bayajyana mu kigo cyitwa Tarake i Kigali, ngo ni ikigo ntago nkizi neza ariko ngo ni ikigo gikuriye ibigo byose kubyerekeranye na sida. Noneho igisubizo aho kugira ngo kize mbere kirabura, barongera bamufata andi maraso inshuro kabiri. Twabwirwaga na muganga wadukurikiranaga, barangije kumufata amaraso basanga ni negatifu. Barangije ngo bavuze induru bati umuntu ko yari afite virusi, ibintu bigenze gute? Umuganga umwe arababwiye ati ariko pastor yari yarabitubwiye ko azasenga. Bati nimuceceke. Barongera bwa kabiri basubiza amaraso muri Tarake, bawoherezaho bavuga ngo sinzi ukuntu umuganga yambwira ngo dute, niba ari byari ibintu dute sinzi icyo bisobanuye, mu mbabarire, ariko wenda ni nk'ibintu byihutirwa hari cyangwa se bidasobanutse. Iyo umuntu avuze dute ni ikintu abatumva neza cyangwa batemeranyaho neza, ushidikanya mbese. Nuko rero ubwo ndi mu Bugesera, ayo igisubizo cyaturutse muri Tarake, nasanze ngiye mvuye mu Bugesera, aribwo nabwirwaga rya jambo ryitwa shanjoma. Nasanze madamu wanjye baramuhaye igisubizo kizima yuko nta virusi afite itera sida. Reka Imana nyihe icyubahiro. Amen. Ngukore ibitangaza Imana yadukoreye, madamu wanjye nawe turi kumwe. Ubwo ikintu cyakozwe muri iyo minsi naraje arabimbwira, amaze kubimbwira ndambwa numva rero kankwerekeye, dufite Imana ishobora byose. Kuko soma rero ya jambo riboneka muri Daniel 6:6, igihe Daniel bari bamujugunye mu rwobo, umwami yaragiye aramubaza ngo mbese Daniel mugaragu w'Imana ihoraho, Imana yawukorera yakurinze, mbese ntacyo wabaye? Maze Daniel asubiza umwami aramubwira ngo kuko nagaragaye imbere yawe nta cyaha mfite, n'imbere y'Imana ntacyo mfite, niyo mpamvu Imana yohereje marayika wayo abumba iminwa y'intare, ntacyo zantwaye. Ngiki intego twari dufite turimo dusenga Imana kugira ngo Imana izakure sida mu muryango wanjye. Icyo bari gikomeza kubika Imana. Igihe rero cyarabaye kimaze kuba, ndavuga nti hato batazagira ngo abarokore turabaswa, reka dukore ibintu byose bishoboka kugira ngo tumenye icyo tuzabwiriza abantu.
byabaye ngombwa rero nsubira i Butare aho ahantu hitwa ku giti cy'ubugingo hakoraga ababikira niho bari badupimye turagenda tugezeyo barapima basanga virusi ntayihari ndabwira ariko ku itariki izi n'izi murebe inshuro 3 mwadupimyemo sida none sida iburiye hehe arangije aravuga ngo ibyo byari byose ngo ubwo nta ngo bishobora kuba twari twibeshye rero ikintu nahamiriza abantu abanyumva banteze amatwi iyi Mana twiringiye Yesu Kristo umwana w'Imana umva nta kintu na gito kidashoboka niyo rwaba ari urutare yarwasa bimwe ushobora kwibwira ngo ntibishoboka mu mbaraga z'umwuka wera birashoboka muri Yesu Kristo birashoboka Imana yo mu ijuru data wa twese umwana umwuka wera kuko ariyo twizera Imana imwe mu butatu Yesu Kristo wamenaguye urutare agashwanyaguza niwe wamenaguye urutare rwa sida rwari mu muryango wacu ararushwanyaguza uyu munsi turabere uyu munsi turabana b'Imana turavuga imirimo n'ibitangaza madamu wanjye ni muzima Yesu yaramukijije izina ry'Imana rihabwa icyubahiro abakurikiranye gusengerwa ngira ngo muri kumva ubuhamya bw'umuryango wa Feredina ariko noneho twumvaga Feredina reka twibarize mama muri icyo gihe bamaze gusangamo virusi wowe wiyakiriye ute wiyumvise ute birumvikana kubyakira ntabwo ari urugamba rworoshye ariko hagati aho ngaho hari Imana ishobora byose nakomeje kumva yuko Imana iheraho abana b'abantu bananiriwe numva yuko kuko nta mutima wanshiraga urubanza mu by'ukuri nakira icyo gisubizo numvaga gishobora kuba atari icyanjye ndavuga byanga bikunda wenda baba bibeshye reka ntegereze ubwo bambwiye ko ejo nzagaruka najyanye ibyiringiro by'uko nagenda wenda bigahinduka ariko dusubiyeyo nsanga igisubizo nakiriye nicyo cy'icyo ngicyo tumaze kucyakira rero ikintu nakoze jewe nahise mfukama imbere ya muganga ndavuga nti Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro arambwira ati abarokore n'ubundi banza ntazi ukuntu mwamwemereye urashima Imana yuko urwaye sida ndamubwira nagiye ikintu kinteye gushima Imana kimwe cyo iyo tujya kuza twese tugasanga turwaye cyari ikibazo mfite abana ariko nindamuka ntakiriho akagira umugisha wo kuba ariho wazabarira nubwo bitoroshye ikintu rero kiguma kuntera ibyiringiro numva nshimye Imana numva mfite inkomezi muri jewe kuko rwose ibyo byose byambayeho nsenga kandi numva mpamanya n'umwuka w'Imana ko nta mutima uncira urubanza gutyo rero twakomeje kubaho dusenga ariko nyine mu muntu ntibijya bibura nkatentebuka umunsi umwe uwundi nkumva Kristo akomeje kunyubaka ariko ntugire ngo biroroshye ariko ndashima Imana yo mu ijuru yabanye nanjye indinda ururimi amagambo aba menshi ibibazo biravuka mu bantu batari mu rugo iwacu Uwiteka ariko yica agira icyicaro mu nzu wacu ntiyigeze dusohokamo ngo aduhane yabanye natwe mu kigeragezo kandi cyane cyane nshimira umutware wanjye rwose Imana yo mu ijuru izamuha umugisha kuko yaramfashije yambaye hafi ntiyampahanye muri byose ibyo ari gukora yarabikoze Uwiteka utanga ingororano azamugororera bityo ariko nabanye n'Imana irandinda kugeza mbyaye irandinda nakira rwose numva ndimo hagati aho nagiye mu ishyirahamwe nagiye njya gufatisha ibizami by'umwana ubwo nari narabyaye ngezeyo barambwira bati ni ngombwa kwinjira mu ishyirahamwe ry'abarwaye sida nagiye mu ishyirahamwe ndabyakira nabyo abantu bari basigaye bambona abanzi bakaba aribo biruka bakampunga bakabura ikintu bavugira imbere yanjye ariko Uwiteka ntigeze abura ijambo kuri jyewe rero ndamushima nabanye n'abantu bo mu ishyirahamwe bakajya bavuga bati wowe ubundi wicaye ahangaha umara iki ariko nkumva ikihanyicaje Imana irakizi n'igihe nzahagurukira nacyo irakizi nabaye mu ishyirahamwe rero mbamo kugeza igihe byabaye ngombwa ko abaganga noneho ari bajya baza kunshaka kugira ngo bajye kumfata ibizami mu by'ukuri sinabaye mu ishyirahamwe nta kinini nigeze nywa sinigeze menya n'aho bafatira imiti ntayo nanyweye gusa nabayeho gutyo nyine ndi umurwayi wa sida ariko narabyakiriye nigeze kuganira n'umuganga rimwe igihe kimwe nagiye kwihanika najyanye umwana arambwira ati si umwana akorera ntumuhibere ndamubwira ngiye ndwaye sida wowe ati
we mu muryango wo kwa Fredy nawe urwaye sida ntarirwaye, none se nawe arayirwaye ntayarwaye, none se abandi bantu ufite barwaye sida ntayo barwaye, none nawe urwaye sida wenyine, uwo mwana se warayirwaye nawe ntayarwaye. Ati ibyo ntibishoboka ntibyumvikana. Mbwira muganga ariko birashoboka, jye Imana yangiriye neza mbarije nyirwara jyenyine. Arambwira ati genda uyirware nupfa tuzagushyingura ntacyo bitwaye. Shima Imana. Namuvuye imbere nkomeza ubuzima nkakora rwose bisanzwe nkumva mfite imbaraga. Icyo naguhamiriza cyo nuko Imana yampaye imbaraga zidasanzwe. Ntekereza ko kuva nagera muri icyo kigeragezo nakundaga kurwara malaria, Uwiteka aramwe ngo nta muntu uzagusura urwaye, ntawe uzagusura aho uryamye. Uko niko kuri, nta muntu wigeze yongera kunsura ndwaye. Imana yakingiye umubiri wanjye bishoboka. Sinigeze nkura n'ikigeragezo cy'uburwayi. Ibyo abantu bibwiraga si byo babonye. Nabyaye umwana muzima udafite inenge, umwana wanjye akura nk'abandi bana ndetse abenshi abagurusha igikuriro. Ndashima Imana yo mu ijuru ikora imirimo n'ibitangaza, icyubahiro ni icy'Imana. Yaraturinze rero kuko mu bigaragara iraturinda, iraturengera. Mu gihe cyo gufata icyo gisubizo ababwira, aho narahabaye igihe cyarageze njya kwa muganga bamfata abasirikare. Ndi kwifatisha abasirikare kuko nari ngiriwe inama n'abaganga. Barambwira tuzaze utange amaraso tugufatira abasirikare turebe uko umubiri wawe uhagaze. Mu by'ukuri njyewe natangariye Imana. Iyi Mana iratangaje ubundi. Natangariye Imana ngiye kwifatisha amaraso. Nari umuntu umaze kumererwa nabi ngenda numva umubiri wanjye ucogora. Uko mbitekereje uko mpagaze mu buzima nkumva umubiri wanjye uriho uracogora rwose. Ariko reka nzagere kwa muganga ntange amaraso yo gufata abasirikare. Ndangije muganga yasubije abantu bose anyima igisubizo. Ntekereza ikintu mpfa na muganga ndakibura. Yaje kunsubiza nyuma y'abantu bose arambwira ati ngwino nguhe igisubizo cyawe. Ninjira mu biro bye arambwira ati rero nagira ngo nkumenyeshe yuko ibintu byawe ntibisanzwe. Nuno munsi ibintu byawe byaratuyobeye, ni ibintu biducanga. Iyo tubirebye, iyo tubyumva, ni ibintu byaducanze twebwe. Ndavuga nti ariko njyewe nubwo bicanga abantu ariko ntibicanga Imana. Bityo ubwo icyo ushaka kumbwira cyo nyine abasirikare banjye barashize ndabyumva, ariko ibyo ntibitunguye Imana rero. Mu by'ukuri ni uko gena byibwiraga, ariko ibyo nibwiraga si byo Imana yibwiye. Muganga arambwira ati mva rero reka nkubwire, ese umugabo wawe ufite umugabo? Ndamufite. None se iyo mubwiye, iyo muganira icyo tukiganira twumva ari urugamba dushobora kurwana kandi ruzarangira, kuko dusenga Imana kandi Imana igirangiza ibyo abana b'abantu batarangiza. Nicyo gisubizo nahaye muganga. Nawe rero arambwira ati mva ibyawe rero byaraducanze. Kugeza ubu nkubwire wowe ubwawe ufite abasirikare. Ufite abasirikare batakwemera yuko urwaye na malaria byibura. Ufite abasirikare batatwereka yuko hari n'ikibazo ugira mu mubiri. Kandi iyo dupimye amaraso dusanga ufite ubwandu. None rero ibyawe byaraducanze mu by'ukuri. Ariko natangariye Imana, ndavuga nti Imana uri rubasha koko. Navuga nti abasirikare bava ku Uwiteka arabafite, agomba kumbera inkomezi akandengera, kuko kubaho kwanjye we ntabwo byigeze bimutungura. Amen. Icyo kintu rero cyanteye gushima Imana, kandi numva mvuye imbere ye nyihamije koko. Kandi n'ahantu nanyuze hose byanteraga guhamya Imana mu by'ukuri. Abaganga bari bazi ko nta kindi nzajya mbihera ubuhamya. Kambwira bati ariko abantu bo kwa pasiteri namwe ntimusanzwe. Ntabwo tuba dusanzwe, nyine nuko twiberaho. Ubwo rero igihe cyarageze biba ngombwa yuko muganga wankurikiranye amfatira amaraso. Bangira inama barambwira ati genda umubwire noneho muzajye muri tarake. Ndamubwira rero arantekereza inzira nzanyuramo njya muri tarake. Ndamubwira reka ngende mbimubwire, nabyo nimara kubimubwira nabyumva tuzajya natanabyumva dutegereje Imana. Atese afite ubushobozi bwo kujyayo? Nti ubushobozi ntitwabubura, ariko dushobora no kutajyayo. Nabyumva tuzajya natabyumva tuzabyihorera. Icyo rero naraje ndabimubwira nk'uko muganga yari yabinsabye. Ndangije kubimubwira numva nshoje ubutumwa natumwe. Arambwira ati reka nkubwire nti ntabwo ngewe nzajya muri tarake. Abaganga bo bibabaje bazatujyane. Bo bazatujyane. Uyu munsi iki ngiki ntabwo twakikubita imbere, tuzajya twikubita imbere y'Imana ishobora byose.
uko niko twarwanya urugamba hano iwacu kandi turusohokamo amahoro. Burya iyo Imana iteje ikibazo bishaka gukemura ikindi, kandi hari igihe ibintu bikuzaho kugira ngo byubake izina ry'Imana. Mu by'ukuri twagaragaye imbere y'Imana tudacirwa n'urubanza, twakitwayemo neza pe, kandi Uwiteka yagisohoye iwacu amahoro. Nuko igihe cyarageze biba ngombwa ko bamfatira amaraso barayajyana, bo biba ngombwa yuko bazajya bararishinga. Nawe niyicareye hariya mwishyira hamwe bakararishinga. Byabaye ngombwa rero ko bampima bwa mbere, biravanga, birabayobera nabo, barahamagarana biga ku byanjye nabo birabacanga. Bukeye ubwo birangiriye gutyo, baravuga bati iki ngiki kigomba kujya muri tarake, barakijyana. Bakijyanye shitani, navuga ngo ni shitani wakibye, hari sinzi ukuntu byagenze, igisubizo cyanjye cyanga kugaruka. Igihe ku kindi cyumweru nsubiyeyo barambwira bati igisubizo cyawe twarakibuze, ariko ubu noneho kugira ngo ibyawe bisobanuke tugiye kugupima, ngiye gufata amaraso tuyapime turebe. Bayapimye basanga amaraso ni mazima, ariko baracicika baranyihorera. Bamaze kunyihorera ariko baravuga bo nyine basubiranye, baravuga ati nta kuntu twabitangariza umuntu umaze imyaka 3 yicaye hano tumubwira uburwayi, uyu munsi tumubwire ngo mu myaka 3 maze kuba muzima kandi nta n'umuti twamuhaye. Icyo nawe ni ikintu utakwiyumvisha rero. Ariko twakomeje guhamya Imana kandi tubana nayo. Rero amaraso byabaye ngombwa ko bayohereza ariyo yonyine kugira ngo azagaruke. Baravuga bataho kugira ngo yongere asubire agenda burire mu yandi. Igisubizo ikizami cyane cyagiye ari cyonyine. Tekereza ikizami cy'umuntu umwe kugira ngo kigende ari cyonyine, n'umuganga ugitwaye, urumva ko bitoroshye. Kandi byose ni Imana yabigiragamo uruhare, nge nta ruhare nabigezemo. Ngo kuko byatugendekeye rero igihe cyarageze, icyumweru kirangiye nsubiyeyo bampa igisubizo cyanjye, barambwira bati ngwino hano. Ndagenda, barambwira bati twaragukurikiranye koko imyaka 3, ariko noneho dusanze igisubizo cyawe ari kizima. Arambwira ngo igisubizo cyanjye ni kizima. Jewe uko yabimbwira, arambwira ati wowe jya gufata igisubizo cyawe ni kizima. Jewe yarabimbwiye numva umusatsi wose uriho uranshiraho, nibaza ukuntu mbaye muzima mu myaka 3 ndwaye, numva ni ibintu. Ariko ndavuga ngo Mana ndagushimye kuko uri Imana itangiriraho abana b'abantu bananiriwe. Ubwo rero ndashima Imana yabanye nanjye, kandi muri icyo gihe cyose Uwiteka yarinze ururimi rwanjye, andindira ubugingo, andindira umubiri, andindira abana, andindira umuryango. Ndamushima rero ko ari Imana idahana abayo. Abantu bibazaga ngo nzarwara, abantu bibazaga ngo nzagira gute, nanjye hari igihe nibazaga ukuntu nzarwara ngahera, nta muryango ngira mu by'ukuri. Umuryango wanjye wararangiye. Umuryango mfite n'uyu, nibazaga ukuntu uyu no mugabo azirengera ibibazo byanjye n'iby'abana mu gihe nzaba naheze, nkumva ni ibintu binkomereye. Ni naho hantu natindaga cyane uburyo azabyifatamo umunsi nzahera, kuko nagiye mbona ufite iki kibazo igihe kigera umubiri ukabarushya. Nibaza ukuntu umubiri uzandushya nkumva birambabaje. Rero ariko Imana yabanye nanjye, imbwira ko nta muntu uzansura ameze gutyo. Ndashima Imana rero, ndashima Imana rwose, ndayihamya kandi ko ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi umwana wanjye afite imyaka 16 mperuka kubyara, ni muzima, ni umukobwa, ni inkumi. Ibyo ntibyatuma se umuntu wese yashima Imana akamenya ko hari Imana ihindura ibyanze guhinduka. Cyubahiro ni cy'Imana rwose. Ndumva buri munsi Imana afite ishimwe rishya mu buzima bwanjye, kuko ari ikintu Imana yakoze kuri jyewe, kandi ikiruta ibindi yandindiye umuryango. Mu by'ukuri yaraturinze, ariko ikirushaho yampaye umugabo uzi kwihangana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ni ukuri ndumva igihe ni gitoya gusa, haba hari byinshi umuntu yavuga, ariko nshimye Imana yatumye tubonana tukabana. Amen. inshuti zacu rero kandi inshuti zagusengerwa, ngira ngo murumva ko ari amateka akomeye cyane y'umuryango. Iki ni igice cya mbere cy'iki kiganiro tujyanye n'uyu muryango, tuzongera tugaruke tubasure, hanyuma baduhe n'ikindi gice cya kabiri. Afite ubuhamya bwinshi cyane iby'Imana yamukoreye ari hakurya muri za Kongo n'ahandi, ariko kandi aracyafite byinshi adusangiza. Fredina,
icyo gihe wiyumva gute? nyakubahwa munyamakuru, uretse imbaraga z'Imana, nawe nk'umuntu w'umugabo ibaze kugira ngo ubane n'umugore imyaka 3 muryamanye ku buriri bumwe. Icyo ni ikindi kintu gikomeye kitari imbaraga z'umwana w'umuntu zakora ibyo ngibyo. Nta kibazo, nari muzima, madamu wanjye ari muzima, ibyangombwa byose by'umugabo n'umugore twagombaga kubikora kuko twari turi bazima. Ariko hamwe n'imbaraga z'Imana no gusenga, Imana iturindira icyo mu myaka 3 tudakoze imibonano mpuzabitsina. Reka mbabwire akantu gato kamwe wenda dusoze, tuzakomeza tuganire. Njyewe iyo najyaga mu ivugabutumwa ko hari aba Samuel twabanaga pasiteri, ubu yabaye pasiteri, icyo gihe twari abavugabutumwa twese turi abasore n'abagabo, twari nubwo nari nubatse twari abasore mu by'ukuri ko tugifite imyaka mitoya. Ariko dore ikintu kimwe cya mbere kimwe icyo nakoraga, njyewe iyo twavuga nko kuvuga ubutumwa tuvuye za Bugesera, tuvuye i Kigali, tuvuye za Butare, twakunda kuba mu biterane byinshi, tukaza nka nimugoroba, ikintu nakoraga cya mbere nabwiraga abo bene data nkabwa numva rero umubiri burya ni mubi. Ikindi madamu wanjye ubu nshobora kugera mu rugo saa 2 cyangwa saa 3 bitewe n'ikibazo dufite, akumva ko wenda hari ahantu hirya nakatiye. Narababwira ngo ntimumperekeze tujyane mu rugo, baramperekezaga bakanjyana mu rugo tukaganira, maze bagahita bigendera. Ikindi iyo nabaga ndi jyenyine ntabwo narenzaga saa 12 ntari nagera mu rugo. Ikindi niba hari igihe madamu wanjye yafurashye, ni muri icyo gihe twari dufite ikibazo, kuko akarindazi narakamuguriraga, agacapati narakazanaga, akagi keza, kugira ngo bitagaragara yuko aho twari, mwabagabo murabizi umugabo n'umugore ahantu bahurira ni kuri iriya gahunda. Iriya gahunda rwose idakorwa mu rugo, icyo kiba ari ikibazo. Ese wa munyamakuru, ubu rugo ntirwari rwasenyutse, uru rugo ntirwari rwarangiye buriya. Ariko Imana yo mu ijuru ishobora byose, iyo niyo yahahagaza kugira ngo uyu munsi wa none madamu wanjye abahamya ngo nabonye umugabo uzi kwihangana. Ntabwo ari igihe n'imbaraga z'Imana zabinkoresheje. Ndababwiza ukuri, urugo rwari rwasenyutse, ariko kubera Yesu niwe warwubatse, tumara imyaka 3 tudakora imibonano mpuzabitsina kandi dukundanye. Twararyamaga kubiri tugapfumbatana. Nawe ubwo urabyumva, umubiri hari igihe wahinduka gukundi, ariko ugasenga Imana ikagira gute, ikabicubya. Ubwo rero wavuga imbaraga z'Imana, wavuga gukomera kw'Imana, byaba birebire. Ariko icyo mbashimira cya mbere kimwe, nabonye ukuboko kw'Imana. Ibi rero babashuka buriya Yesu hari ijambo yavuze, avuga ngo umuntu ntabwo, Yeshitani yamubwiye ngo ntabwo umuntu abasha gutungwa n'imitsima gusa, ahubwo imbaraga z'ijambo ry'Imana ubwaryo zitunga umuntu no mu gihe mubona bitagira gute, bitashoboka. Rero niba wumva muvandimwe utwumva uduteza amatwi, ibyo wabonaga bitashoboka birashoboka imbere y'Imana. Icyo Imana igusaba gusa ni ukuba hafi yayo, nicyo cyadufashije no kuyegera, no gukizwa, no gusenga, kuko muri icyo gihe nicyo cyadufashije, kuko twabaye hafi y'Imana turasenga, Imana iduha amasezerano y'uko ikigeragezo kigiye gute, kizakurwaho. Ikindi nigeze gusenga Imana ngo Mana, uko nabonye ya nzoka yinjira mu nzu ari shitani, ikigeragezo nikijye kuva mu rugo, iyi nzoka izagaragare paratiki, igaragare atari teori. Nagiye kuvuga ubutumwa ahantu hitwa Nyamata, iyo nzoka y'inshira naraje nsanga yaturutse muri cya cyumba bayicira mu rugo. Numva rero Imana iha icyubahiro, izina rye nirahabwa icyubahiro. Ibitangaza Imana yadukoreye ni byinshi, banyakubahwa. Iyica no gusenga ni umugisha kubije. Hari ibintu byinshi bigiye kuzavugirwaho kugira ngo bikize abantu bari mu bwigunge, bitewe n'ibyo abantu bagiye banyuramo. Tuzajya dusorera kuri uno muyoboro kugira ngo abantu bahinduke nabo bakire, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nkaba rero nabasabira n'umugisha, kuko iki nicyo gihe Imana yakoresheje mwebwe kugira ngo ibyo abantu byinshi bafite bisohorere kuri uno muyoboro, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Murakoze. Inshuti zacu kandi inshuti za gusengerwa, ntabwo Ferdina nari namurekura anyihanganiraho gatoya. Ferdina, uraza kwegera neberu yawe, hanyuma uyisingire, wongere ugaruke hano twegere. Turashaka kumva imirya myiza ya neberu. Ngira ngo aho ni naho havuye igitekerezo cyo gutangira guhimbaza no kuramya Imana, ariko mu buryo budasanzwe. Uyu mugabo mubona Ferdina ni umuririmbyi ndetse na madamu we. Ubu kandi mumubona ni umuyobozi w'itorero, ayoboye ikanisa
arya kanisa yitwa ni kanisa ya Gasoro ya Kavumu hano mu karere ka Nyanza paruwasi ya Haneka ngira ngo ni hakorera umurimo w'Imana kandi yabaye paruwasi ya Shori kera yari kanisa ya Kavumu ariko ubu yaje kuba paruwasi bitewe n'amasezerano y'Imana yaduhaye ubu ni paruwasi ya Shori. Murumva rero ko ayoboye paruwasi ya Shori. Hanyuma rero reka tumusabe asingire iriya nanga ye araza no kutubwira uko yitwa. Reka tugusaba ubanze uyitwereke inanga yawe uyisingire uyitwereke hanyuma utubwire uko yitwa numara kutubwira uko yitwa uraza no kuyikoraho kugira ngo natwe tuyumve. Abandi mu muco wa Kinyarwanda bayita umuduri ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo neberu inanga ishako imyirongi ibyo byose bihimbaza Imana. Iyi rero gena yise neberu. Kubera iki bayise neberu wowe? Mpamvu nayise neberu nuko iyi nanga ubundi kera yacurangwa n'abantu basabiriza. Ariko jya impamvu nayise neberu ni neberu ihimbaza Imana. Niyo mpamvu rero nayise neberu itandukanye na ya miduri isabiriza. Ese Ferdinand umuntu akurebye abona uri umusirimu. Iyi nanga yawe yitwaye mu muhanda uri mugenda ugiye kwicura gisharo kugira ngo izina ry'Imana rishyabwe icyubahiro uba wumva nta soni biguteye? Nta soni nanjye bintera kuko jewe iwacu mu muryango wacu ntabwo twacurangaga ibi. Ahubwo hari icyo Imana yankoreye nanjye nsezerana ko ari cyo nzakora. Iyo ngenda rwose mfite ino nanga numva nishimye numva neza kuko nigeze kubwira Imana ngo Mana iki nugikora nanjye hari icyo nzakora kugira ngo nzahimbaze izina ryawe. Nta soni rero bijya bintera nta kibazo rwose nagira. Ikindi iyi yavuyemo byinshi, yavuyemo ubukire, iyi yavuyemo amafaranga, yavuyemo inzu kubera kuyikoreshereza Imana nayo ikanezerwa maze igatanga umugisha. Ngira ngo ubuse witegereze iwanjye wabonye hari dore inzugi ni za metalike, amazi mu rugo arahari, inka mu rugo zirahari, amashanyarazi ubwase ko nyiramaso yerekwa biki bindi akagira gute akirebera. Dore biva mu gusenga, biva mu gutambira Imana, biva mu gutereta Imana. Sawa butateresa Imana wa mugabo Yesu tumuha icyubahiro. Ferdinand tuguhaye ubwanya rero ngaho ukora kuri neberu yawe maze twumve. Umwami wanjye Yesu yavuye mu ijuru, Mwami wanjye Yesu yavuye mu ijuru, azano mu isi ayipfiramo azize ibyaha byanjye. None Mwami Yesu ndakuririmbira, dore ubwatsi nkuye ndagutaramira, kandi ndagushimira umwuka wera wamaye. Yewe Yesu wanjye nanjye iteka ryose nzagutaramira. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye kuko uteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Nzajya nishimira Uwiteka cyane, umutima wanjye uzanezerwa Imana yanjye kuko yanyambitse imyambaro y'agakiza akavuga ku mwitero wo gukiranuka. Ati nugera mu bikomeye nzagutabara, no mu mazi menshi ntazagutembana. Sejye ubwanjye naranyuze iyo mbyibutse intera kugushima nkakuririmbira. None Mwami Yesu ndakuririmbira, dore ubwatsi nkuye ndagutaramira, kandi ndagushimira umwuka wera wamaye. Yewe Yesu wanjye nanjye iteka ryose nzagutaramira. Haleluya. Nabuze urubyaro urampumuriza, nabuze ababyeyi urampumuriza. Yewe Yesu wanjye ndagukunda iteka ntacyakunkuraho. Nayindi nshuti nabonye uretse wowe Yesu, yaba mu rubyaro cyangwa se mu muryango. Amafaranga yanjye ntacyo yamariye, ubutunzi bwanjye ntacyo bwamariye, amasambu yanjye nari narayataye. Yesu twarabanye kugeza na n'ubu turacyari kumwe. Yesu twarabanye kugeza na n'ubu turacyari kumwe. Yesu twarabanye
kugeza na n'ubu turacyari mu bibazo Yesu twarabanye kugeza na n'ubu turacyari kumwe Yesu twarabanye kugeza na n'ubu turacyari kumwe. Haleluya. Amen. inshuti zacu kandi inshuti za gusengerwa ibintu murumva ko biraryoshye ibintu ni byiza. Yitwa Ferdinand Mpagazehe ndetse na madamu we bari bariho batubwira kugira neza kw'Imana. Ferdinand to dusoza ikiganiro tugiranye hari icyo mwabwira abateze amatwi gusengerwa? Jewe icyo nabwira abateze amatwi gusengerwa mu by'ukuri, niba waramenye Yesu mukomeze, niba utaramenye Yesu gerageza utere intambwe ushake Yesu, kuko nta handi ubuhungiro buri, nta handi gukira kuri, nta handi umunezero uri, nta handi amahoro ari. Mushingiye ku buhamya mwumvise imyaka 3 turi kumwe na madamu, aho ngaho nawe watekereza ukamenya ko nta handi izindi mbaraga zavuye ari imbaraga za Yesu zitubashishije. Icyubahiro gikomeze kuba icy'Imana. Mama turiho dusoza ikiganiro gito tugiranye, hari icyo wabwira abandi babyeyi bateze amatwi gusengerwa? Ikintu nabwira ababyeyi banteze amatwi, ndi kuri ahangaha kuri iyi gusengerwa, ndababwira gukomera kw'Imana kandi mbashishikariza rwose gukizwa no kwegera Imana. Nta kindi cyatuma umuntu atinyuka kungana gutya. Yaba ahantu hamumereye gutya akahaba kandi agategereza no kuzahakurwa n'Imana, usibye imbabazi z'Imana tugirira n'imbaraga zayo. Rero icyo nabwira ababyeyi banteze amatwi, icyo nabwira abantu bose banteze amatwi, nabashishikariza kwegera Imana, kuko iyo wegereye Imana nayo irakwegera kandi ikaguha ibyiringiro. Nicyo kintu cyonyine numva nabwira abanteze amatwi. Nababwira ko gukizwa ari ingenzi mu buzima bw'umuntu, kandi gusenga ariko gutunga umugenzi. Cyubahiro cy'Imana. Inshuti zacu kandi inshuti za gusengerwa, tugira ngo dufate umwanya twongere tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye cyangwa se mwateze amatwi ubuhamya bukaba bufite abo bavanye naho bubagejeje. Nongeye kubashimira mbikuye ku mutima. Imana y'ijuru n'isi ibambere umugisha. Ni ngenda cyayisenga Damascene, intumwa ya gusengerwa mu ntara y'Amajyepfo. Imana ibaha umugisha, murakoze.